Kumenya ICT TV muri kumwe na Francis ubifuza cyane ihirwe. Tujye kubagezaho agatangazo rero kari gutangaza muri akanya. Hari amakuru avuye kuri Mifotara, ni amakuru arimo bijyanye n'ikoranabuhanga. Reka turebe ko bimeze. Uraza ujya hano kuri Mifotara, kujya kuri recruitment, ujya kuri recruitment, cyangwa ujye hano kuri recruitment muri application iyo bita IPP. Ufungure recruitment urebe imyanya iri ku isoko. RTB yongeye imyanya ku isoko cyane kugira ngo abantu babashe kuyapurayingamo. Iyo myanya rero ntigucike rwose, dore ngiyi imyanya ihari, hari imyanya myinshi cyane ya RTB. Itariki yo gutangira dufite iminsi 8 yo kwapurayinga, guhera ku itariki 23 kugeza ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2024. Hari imyanya igiye ku isoko myinshi cyane. Si ngombwa ko muri RTB biga uburezi